Arimora ariko se wakwitoze ko ari hariya ubu ndayabona asubire mu yayakora oya ngwino tugende ariko nibyo ngwino tugende yonyine mbega inyuma Sheri wisanzure hano ni mu rugo rwose ntukabone mba ndi mu kazi gutya sibyo mba ndi mu kazi wewe unywa urumva uracyabasha gukora yamaye nkaho gusa ubona ko rero ubyaro rwanjye azabaho gute buriyara bana ubu ni ukuvuga ngo reka ndangize kano kazi ubundi Sheri buriya cyagiye nakubonye hasi mpita nkokeye ni ukuvuga ngo njyewe nushaka mu mufuka wikoreremo ndagira ngo ubanze ume nurangiza kumva ubundi amafaranga ngufyongere nguhereze bijyane mu mufuka reka kuguha nta kibazo kutakimaraho se si reba ariko urangura ataci ndakugurira ataci Sheri n'ikindi ndakugurira n'agashakoshi ko kujya ubikamo amafaranga ndakora sibyo nanjye ndakiguhata reka niko kazi kanjye inana nziza ni icyo macaka be none ugiye mu byo kunywa amabyeri uragira sha nari mvuye kureba umuntu ugomba kumfasha tukarangiza aya matafari izina ry'Imana ubu ngubu uyu mukobwa arimo umukozi agufasha sha mwana mwiza nk'uyu nguyu akora mu ntuza mu ma ako se natapfa na rimwe wari wabumva oya humura dore ugiye gukata oya nta oya bose uyu mwana n'umukozi nyamara n'umukozi ariko bari inkweto za n'umukozi kandi uwo mwana ambara inkweto ze uzi uburyo azi gufinyora itafari none se cha none nta kundi umufasha se afite inka se wewe bumba wowe bumba wewe bumba sha twicaye wewe bumba amatafari kandi nimba ari ukubumba ya forumu ugashyiramo kayi bose kabumba nyine wabimenye kabisa amakuru yanjye